atakanyira ubukozwemo atakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira. Abo duhuriye muri Ibuka bose cyane cyane abo duhuriye mu miryango dufatanyije nayo, abo duhuriye muri Rwanda Bridge Builders n'ahandi, kugira ngo abanyarwanda batuze biha amahoro bubahane, bamenye ko tureshya imbere y'amategeko y'igihugu cyacu n'imbere y'amategeko y'ibihugu turimo, bamenye ko abanyarwanda bose bava amaraso asa, twe tuvuga ko tuvasa, bamenye ko dufite agaciro kamwe imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'imbere y'abantu, ntihagire ushaka kubuza undi kuvuga akababaro ke, ntihagire umunyarwanda wihandagaza ngo avuge ko bariya batagomba kuvuga ko bakorewe jenoside. Bafite uburenganzira 100%. Ntabwo jenoside yagiriyeho ubwoko runaka, jenoside ntabwo ari umurima ngo umuntu agiye guhinga, ariko ugaragaza akababaro kibasiwe nako kihariwe k'abantu bakomoka muri groupe cyangwa muri community imwe. Niba bavuga ko hari community y'abatutsi, nanjye ndabyemera, yakorewe jenoside ndabyemera, nibemere ko n'abahutu nabo bava amaraso, ko bafite akababaro bagomba kugira uburenganzira bwo kuvuga, kandi ko ejo cyangwa ejo bundi jenoside yakorewe abahutu izemezwa byanze bikunze. Wenda twe ntituzaba tukiriho, ariko tuzaba twarakoze inshingano zacu zo kureshyeshya abanyarwanda. Nibwo buryo bwonyine bwatuma biyunga mu kuri, mu bwuzuzanye no mu bureshye. atakanyira ubukozwemo atakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira.